Video ngiye kukugezaho uburyo bugera kuri 5 ugomba kwitondera kuri wowe ushaka gutangira business y'ubucuruzi. Ibintu 5 ugomba kubyitondera, ntucikwe n'iyi video kuko icya gatanu gishobora kuba ari cyo cy'ingenzi gishobora kugufasha ubundi ukabona gutangira business witonze neza cyane. Tongeye ndagusuhuje kuri wakoze subscribe kuri Sabakunzi official, nawe utarayikora nagira ngo ucishikarize kuba wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa na buri video ya buri munsi izajya itambuka yagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubundi uduhe n'igitekerezo cy'icyo twagana cyangwa se niba hari icyagufashije kugira ngo ubashe no gusharinga no ku bandi nabo babashe kuba ya video ya wakunze nayo ibashe kuba yabafasha. Rero mu buryo rero tugiye kukugezaho 5 bwagufasha muri kuri wowe ugiye gutangira business kugira ngo utabasha kuba wahomba. Uburyo bwa mbere ni ukudacika intege. Kuba ugiye gutangira business ugomba kumenya ko ari urugamba ugiye kurwana. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda nuko utagomba gucika intege. Kudacika intege ni uguhora ufite ishyaka n'inyota ry'iterambere, ukumva ko icyo kintu ugiye gukora ari ingenzi ku buzima bwawe cyangwa se ku iterambere ryawe. Icya kabiri ni ukudatangira ubucuruzi bwawe ngo uhite ushoramo amafaranga yawe yose ufite. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Iki ni ikintu gikomeye ugomba kwirinda. Niba ari amafaranga ugiye gutangiza business yawe y'ubucuruzi, hari umubare bitewe n'umubare ufite w'amafaranga hari ayo utagomba kurenza. Uvuga ngo niba ufite 700,000 utangiza 500 cyangwa se 400 kugira ngo nugera ahantu ugira akabazo ari akantu utangiye guhombaho bigufashe mu guhita wongera guhita uhazamukira udashoyemwe amafaranga yawe yose. Icyo ni ikintu ugomba kwitondera cyane cy'ingenzi. Ikindi cya gatatu ni ukwirinda inzitwazo. Kwirinda inzitwazo muri business yawe utangiye cyangwa se ugitangira ku kanya. Irinda inzitwazo arizo zose ngo byatewe n'iki, ngo byaturutse ku bandi, ngo byatewe na runaka. Umva ko ibyo bintu nta wundi muntu bireba, ari wowe gusa bireba. Ugomba kubyitwararikaho ukabyita. Ibintu ugomba kwitondera 100%. Ugomba kubaho ari wowe ushaka ibisubizo kuri business yawe urimo gukora. Uburyo bundi bukurikiraho ni uburyo bwa 4. Uburyo bwa 4 ni uburyo nabwo bw'ingenzi cyane, ni ukwirinda ikigare. Irinda ikigare muri business yawe urimo gukora cyangwa se igihe ugiye gufungura business. Wirinde ikigare, cyaba ku bigare by'inshuti zajya se mu bandi bantu mugiye gukorana. Menya wite kandi wite kuri business yawe nk'ikintu ugiye gukora cy'iterambere ku buzima bwawe. Icya gatanu nacyo cya nyuma nicyo cy'ingenzi cyane kurusha ibindi. Igomba kwirinda gufata iyo business yawe nk'aho ari ahantu ho kuruhukira cyangwa kwishimishiriza. Nimba ugiye gukora business, gutangira business yawe ushaka iterambere, aho hantu ugiye si ahantu ho kwishimishiriza cyangwa se nk'ahantu ugiye kuba waruhukira. Icyo ni ikintu ugomba kwitondera cyane cyane mbere y'ibindi byose. Iri nibwo ibindi wabasha kuba wabikurikiza. Iki kintu cyo ntubashe kucyitaho, umenya yuko ugiye guhomba. Business yawe urayitangira nyuma y'igihe gito ukabura hombye. Ariko nubasha kumenya yuko ari akazi ugiyemo, ari business y'iterambere ryawe, atari ahantu ugiye kwishimishiriza, atari ahantu ugiye kuruhukira ko ariho hantu ubonye umwanya wo kuruhukira ngo nuko ugiye kwikorera, uzabasha kuba watera imbere ubundi wihe intego, ubundi ugere ku cyo ushaka, hamwe no gusenga Imana iguheremo umugisha. Nk'uko mu isengesho rya buri munsi ugomba gusaba Imana uha umugisha imirimo y'amaboko yanjye nk'uko Bibiliya bitubwira. Niba hari ingingo cyangwa se hari icyo ukunze muri ibi ngibi mugejejeho, kanda like, umbwire muri comment, ubundi ukore subscribe. Dukomeze muri video ikurikira. Urakoze, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.